archevêque abafite ububasha bumwe abafite ububasha muri diocese ye, nk'uko undi musenyeri wese afite ubwo bubasha yatorewe diocese ye. Ariko archevêque bavuga yuko ni umukuru mu bareshya, ntabwo agomba kugutegeka ngo kora iki ngiki, ariko yakugira inama. Ni uko mu bantu benshi aba ari we ujya imbere, niwe bashyira imbere. Hari undi muntu bakunze gushyira imbere ni uyobora inama y'abepiskopi, ariko uwo nguwo ni uko nyine baba bayobora inama yabo. N'abarchevêque we aba ari umuntu washyizweho na kiliziya kugira ngo ase n'ureberera kiliziya mu karere kanaka. Ndetse twebwe nko mu Rwanda ubu ngubu dufite archevêque umwe, ariko nk'iyo ugiye nko muri Congo bagira ndakeka ibyo bita province, amaprovince nk'atanu cyangwa atandatu. Ni ukuvuga ko bafite abarchevêque batandatu, buri mu archevêque asa n'ureberera i Roma, ubuyobozi bukuru bw'i Roma asa n'ubareberera igice kiniki. Ariko ubundi muba mufite ububasha bumwe, aba ari mukuru wanyu, aba ari umukuru muri mwe, abagira inama. Kereka wenda rimwe na rimwe nk'iyo habaye nk'ibintu wenda bikomeye bashobora kumushinga kureba ikintu iki n'iki, kuvuga bati iki n'iki turebera uko kimeze. Ni umujyanama mukuru ku bandi. Murakoze. Hari abandi bitwa abakaridinari. Abakristo bakunze kwibaza impamvu mu Rwanda ngo batari bwabone karidinari, bakumva abo bantu ni bake, bibaza icyo bisaba kugira ngo umuntu abe karidinari, n'impamvu iniwacu ngo batarabona karidinari. Impamvu iniwacu tutaramubona je sinyizi, ariko rero ubwo bizaza, ntabwo ari twebwe tubishyiraho, ubwo bizaza. Abakaridinari ubundi nabafasha b'imena, barimo abafasha b'imena ba papa n'abantu za kiliziya nkuru za kera zifite amateka, n'abandi bantu bashobora gushyiraho kubera wenda papa agira ati hariya hantu cyangwa uriya muntu yakoze ibintu bikomeye ahangaha, ni byiza ko tumugira karidinari. Urebye ni abasenyeri nk'abandi nabo ni nk'abarchevêque, ariko bo ni abantu bari iruhande rwa papa, bamufasha kuyobora kiliziya, agisha inama. Ni abantu rwose nta n'ubwo wavuga ngo buri gihugu kiramufite. Ndakeka ubu muri Afurika tugomba kuba dufite nk'abantu 5-6, ni ukuvuga bari hirya no hino. Ni papa batora kugira ngo abashyireho, kubera wenda imirimo abifuzaho. Hariho rero nabo bakorana neza i Roma. Urebye nabita ni nk'abaministre, uko i Roma bafite icyo twita dicastère, no kugeranya na ministère yita ku basacerdote, ku bapadiri, yita ku basenyeri, yita ku kwemera, yita mbese abo bose abakuru bazo aba ari abakardinali. Ariko no hirya no hino bagira abo batoranya kugira ngo bashobore gufasha papa, bashobore kumubwira ibintu byo kumufasha, byo kumugira inama. Niwe rero bitorera. Musenyeri afite ububasha ahabwa na Roma n'uwamushyizeho na papa bwo kuba umushumba wa diocese runaka. Muri iyo diocese harimo abakristu, harimo abiyeguriye Imana, harimo n'abapadiri. Buri muntu muri ibyo byiciro uko ari bitatu akaba afite inshingano ze. Noneho rero ububasha bwa musenyeri ku bapadiri, urebye sinzi ukuntu nabivuga. Umupadiri iyo aba padiri, musenyeri hari ibyo amusaba, umupadiri asabwa kumvira, asabwa kubaha, bamuha umurimo agomba gukora nk'abandi bantu, umurimo wo kwigisha, umurimo urebana n'iyogezabutumwa. Biri ku buryo bwinshi, ushobora kwigisha mu mashuri, ushobora gukora imirimo y'umupadiri y'umuntu wese niyo kwamamaza, kwigisha ijambo ry'Imana, gutagatifuza, no kuyobora kiliziya. Muri iyo mirimo
uri hejuru ye iteka ni musenyeri. Musenyeri aba ayobora padiri muri iyo mirimo yo kwigisha, yo kwigisha, kogeza ivanjiri, kogeza inkuru nziza, muri iyo mirimo yo gutagatifuza, muri iyo mirimo yo kuyobora kiliziya. Si ukuvuga ko musenyeri abikora uko ashaka, nawe afite abandi bamukuriye, afite i Roma, afite iyo dikasiteri nahoze mvuga yita ku iyogezabutumwa, naho baramukuriye, naho bamubwira icyo agomba gukora. Niyo mpamvu iyo papa yanditse nk'ibaruwa igera ku bantu bose, agasaba na buri mupadiri kubigeza muri paruwase cyangwa muri wa murimo wundi ashinzwe, ko ashobora kuba ashinzwe nk'amashuri, ashobora kuba ashinzwe ari ekonome yita ku bintu bya diyoseze, kucunga umutungo wa diyoseze. Ububasha rero bwa musenyeri ku mupadiri ni ubwo ngubwo, ntabwo umupadiri umufata ngo umubwire ngo kora iki ngiki uko ushatse, ariko ku bijyanye n'iyogezabutumwa, ku bijyanye n'ibyo yiyemeje bijyanye no gutagatifuza, bijyanye no kuyobora kiliziya, aho ngaho umupadiri agengwa na musenyeri n'umwepiskopi. Murakoze cyane. Aho ni naho hari ikibazo dukunze kuganira n'abapadiri, bakavuga bati abepiskopi baradufasha, dufatiye nko ku buryo hari ibyo basabwa mu maparuwasi muri iki gihe anahamagarirwa kwiyubaka, bagasabwa urugero ituro ryo ku munsi w'abarayiki, bagasaba ituro rya karitasi, bagasabwa hari n'icyumweru cya radiyo mariya cyo ku butatu butagatifu, bagasabwa ituro ry'i Roma mu biro bya papa, bagasabwa iry'urubyiruko. Noneho rimwe twaganira na padiri ati rero ati hari bimwe tudakora kuko muri paruwasi jyewe ndeba uko paruwasi imeze, ati hari igihe kimwe cyiza nubwo abashumba bakivuze nkabona kidashoboka, ati ituro rikagera igihe natwe dufite ubukene, ati ibyo byemezo rimwe tukabishyiriraho ubugororangingo. Naho nashaka ko musobanura. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko urabyumva padiri nawe ni umuntu mukuru, ni umuntu mukuru, arareba uko paruwasi imeze hamwe n'abandi n'abarayiki bakorana, barashaka icyashobora gufasha paruwasi yabo. Ibyo rwose birumvikana ko padiri nawe abyibaza. Ariko rero ubundi muri ibyo byose padiri ntiyagombye kubikora atabivuganye n'umwepiskopi, kuko umwepiskopi niwe wagombye kusa n'ugira ati birumvikana, wenda muri iyi paruwasi birakomeye, cyangwa se muri iriya byo biroroshye bazabikore. Ibyo ngibyo umwepiskopi wagombye kubikora. Ariko rero umwepiskopi nawe yumvikana n'abapadiri, aba ari abantu bakuru, mugomba kurebera hamwe uko mwakubaka kiliziya iwanyu.